Ndabashuje cyane mwebwe mwese mudukurikira kuri Vero yawe TV channel yanyu channel mukunda muri benshi ibagezaho amakuru meza cyane utasanga handi. Uri kumwe nanjye DJ Clever de Gureti isanzure mu kazi kose. Abaturage barishimira ifungwa ry'inzoga zitwa ibyuma muzi nka rikeri nyuma yuko zangiza ubuzima bw'abanyarwanda bagasinda bakanywa ibiyobyabwenge ngo abagabo bataha bagera mu ngo zabo bagakubita abana abagore ndetse bagakora n'ibikorwa by'ingeso mbi bityo bikangiza umuco nyarwanda. Hakaba harafashwe icyemezo cyo gufunga utubari n'ibijyanye n'inzoga kuko izi nzoga zitwa rikeri dore ko zakoraga amabara nk'inzoga yamenyekane cyane yitwa Kiwingu, Igisiga ndetse n'izindi nyinshi. Tubabwira ko ibintu rwose ubu byo kunywa Kiwingu ndetse n'Igisiga tugomba kubivaho tukifatira ikinyobwa cyiza cyane amata, dore ko ariyo tugiye kuyoboka agomba kuduha amahoro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rwanda FDA yahagaritse inganda zakoraga inzoga kubera ko izo nganda zagenzurwaga ngo ugasanga ibyo zikora biterekeranye rwose n'ibyo ubona ugasanga biteje ikibazo cy'umutekano mukeya mu banyarwanda. Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana avuga ko hari inganda zakoraga mu buryo butemewe, wazisura ugasanga ibyo zikora rwose wareba imashini bitewe naho usohorera bakakwereka ko bakora ibintu byiza byagira umusaruro, ariko wagera mu gikari cyangwa se aho twita inyuma y'amarido ugasanga bakora inzoga zangiza ubuzima bw'abana b'abanyarwanda, ugasanga ibyo bakora bitandukanye n'ibyo ubona ukihagera. Ari nayo mpamvu hafashwe ingamba zo gufunga utubari. Mu itangazo ryasohotse riri gucicikana ahantu hose uraza kurabona. Dukomeje n'amakuru yacu tugiye kubagezaho itangazo ryatangajwe nubwo bamwe batari kuryumva, ariko iyi nkuru ni impamo. Iri ni itangazo ryashyizwe hanze na Rwanda Development Board, itangazo rigenewe utubari n'abacuruza inzoga bose. Ubuyobozi bwa Rwanda Development Board butangaje ko mu rwego rwo kongera ubuzima bw'abanyarwanda no guteza imbere imibereho myiza bwasanze ko utubari tugomba gufungwa burundu, bityo turamenyesha ko kuva tariki ya 15 z'ukwa munani 2026 utubari turafungwa burundu kubera kurengera ubuzima bw'abanyarwanda. Bikorewe i Kigali kuwa 12 z'ukwa munani 2026. Richard Kayibanda, umuyobozi mukuru. Dushimira cyane mwebwe mwese mudukurikira kuri Vero yawe TV, kanda subscribe, like, share na comment usangize aya makuru adasanzwe kandi meza utasanga handi usibye kuri Vero yawe TV. Ciao nakagaruka mu yandi makuru agezweho. Turi kumwe, murakoze cyane.